Inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro Inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana n'aya mahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mu isomo ryacu ry'ubushize riboneka muri Tora, twabonye ko Adamu na Eva bamaze gucumura, Imana yatangiye gutangaza umugambi wayo wo kohereza mu isi uwagombaga kubohora abana ba Adamu akabavana mu ngoyi ya Satani n'iy'ikuzimu. Twabonye kandi ukuntu Imana yanze kwemera imyambaro iboshye mu bibabi iyo Adamu na Eva bari bikoreye. Imana yashakaga kubigisha ko nta yindi nzira abanyabyaha bahishamo isoni zabo imbere y'Imana yera yagombaga kubahana. Imana yonyine niyo ishobora gukiza abanyabyaha. Twabonye rero ukuntu Imana ubwayo yatambye inyamaswa ikaremera Adamu na Eva imyambaro ikozwe mu mpu. Imana yamennye amaraso y'igitambo ku nshuro ya mbere. Twasomye kandi ko Imana yatangaje yuko hazabaho ubwoko bubiri mu isi, abanze kwemera ijambo ry'Imana n'abaryemeye. Uyu munsi turasoma inkuru yerekeye abahungu babiri ba Adamu na Eva, aribo Kayini wanze kwizera Imana na Abeli wizeye Imana. Uko twabibonye, Adamu na Eva bari bamaze gusohoka itongo ryiza rya Edeni. Imana yarabirukanye kubera gukiranirwa kwabo. Kubera icyaha bari bakoze, ntibari gukomeza kuba mu migisha yo mu itongo rya Edeni. Icyaha cyabo cyangije ubusabane bari bafitanye n'Imana, ariko Imana yakomeje kubakunda no kubitaho. Noneho reka dusomere hamwe muri Tora mu gice cya 4 mu gitabo cy'Itangiriro. Handitswe ngo, kandi uwo mugabo atwika Eva umugore w'inda, abyara Kayini, aravuga ati, mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Abeli aba umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Aya magambo yanditse mu Itangiriro igice cya 4 ku murongo wa 1 no ku murongo wa 2. Adamu na Eva babyaye abahungu babiri, Kayini na Abeli. Bari abanyabyaha kimwe n'ababyeyi babo. Icyaha cya Adamu cyageze no ku bana be nk'uko icyorezo gikwirakwira hose. Kayini na Abeli babyawe mu cyaha. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ngo Adamu abyara umuhungu ufite ishusho ye. Aya magambo yanditse mu Itangiriro igice cya 5 ku murongo wa 3. Umwana agenda nka se. Kayini na Abeli bavukanye kamere y'icyaha. Abana bakuze neza mu buryo bw'umubiri kandi bunguka ubumenyi. Kayini aba umuhinzi, yari umuhinzi ukomeye kandi ntiyatinyaga gukora cyane. Abeli ahinduka umwungeri. Bombi bari bazi Imana. Bari bazi ko Imana iriho, ko yera kandi ko yanga icyaha. Ndetse bashobora kuba bari bazi ko kugira ngo begere Imana bakwiye kunyura mu nzira y'amaraso y'igitambo yashyizweho n'Imana. Hageze igihe Kayini na Abeli biyemeza kuramya Imana no kuyitura igitambo. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ngo, bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka. Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Aya magambo yanditse mu Itangiriro igice cya 4 wereye ku murongo wa 3 ukagera ku wa 5. Reka turebe uko byagenze. Abantu babiri bashatse kuramya Imana. Bombi bazaniye Imana ibitambo, ariko ibyanditswe bivuga ngo Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kuki Imana yemeye igitambo cya Abeli ikanga icya Kayini? Ni irihe tandukaniro ryari hagati y'ibi bitambo bibiri? Mu by'ukuri igitambo cya Kayini n'icya Abeli byari bitandukanye cyane. Kayini yazaniye Imana imboga nziza n'imbuto ziryoshye, naho Abeli azanira Imana amaraso y'umwana w'intama udafite inenge. Imana yababariye Abeli ibyaha bye, ariko ntiyababarira Kayini ibyaha bye. Kuki Imana yababariye ibyaha bya Abeli wayizaniye amaraso y'umwana w'intama, ariko ntibabarire ibyaha bya Kayini wayizaniye imboga n'imbuto? Nuko Imana idakunda imboga n'imbuto? Oya, ntabwo ariyo mpamvu. None se kuki Imana yabaze Abeli nk'umukiranutsi ariko ikareka Kayini mu byaha? Impamvu ni iyi: Abeli yazanye igitambo Imana yasabye, ariko Kayini azana ibindi bitari byo. Niki Imana yasabaga? Kugira ngo ibabarire ibyaha byabo, idashingiye ku gukiranuka kwayo.
Imana yasabaga amaraso, ubugingo bw'itungo ritagira inenge. Abeli yizeye Imana maze azana igitambo cy'amaraso nk'uko Imana yari yarabisabye. Nicyo gituma ibyanditswe bivuga ngo kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. Ni nako kwamuhaye guhamywa ko ari umukiranutsi ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza. Aya magambo yanditse mu Baheburayo igice cya 11 ku murongo wa 4. Abeli yizeye Imana ariko Kayini ntiyayizeye. Kwizera Imana bisobanuye iki? Kwizera Imana ni ukwiringira Imana bikagera ku rwego rwo kumvira ijambo ryayo. Kwizera Imana ni ukwemera ko ibyo ivuga ari ukuri. Iyo uvuze ngo nizera Imana ariko ntiwemere ibyo Imana ivuga mu byanditswe byayo byera, ntabwo uba wizera Imana. Imana n'ijambo ryayo ni bimwe. Niwizera Imana uzizera n'ijambo ryayo kandi uryumvire. Iyo utizera ibyo Imana ivuga uba wanze Imana ubwayo. Imana yemeye Abeli kuko yizeye ijambo ryayo maze azana amaraso y'umwana w'intama kuko Imana yari yarabitegetse. Imana ntiyemeye Kayini kuko atizeye by'ukuri ijambo ry'Imana. Kayini yabonekaga nk'uwizera Imana ariko ibikorwa bye bikabihakana kuko atazanye igitambo cy'amaraso kuko Imana yari yarabitegetse. Umuntu ashobora kubaza ngo kuki Imana yashyizeho ibitambo by'amatungo? Kuki Imana yavuze ngo amaraso atavuye ntiyabaho kubabarirwa ibyaha? Impamvu ni iyi: amategeko yera y'Imana avuga ko igihembo cyangwa igihano cy'ibyaha ari urupfu. Niyo mpamvu hagombaga kuva amaraso. Imana ntiyavuze ngo igihano cy'ibyaha gishobora kwishyurwa n'imbuto cyangwa imboga. Imana ntiyanavuze ngo igihano cy'ibyaha ni ugusenga, kwiyiriza ubusa no gukora imirimo myiza. Oya, icyo Imana yavuze mu kwera kwayo ni iki: ngo igihembo cy'ibyaha ni urupfu. Mu byanditswe n'abahanuzi, Imana itwereka ko umuntu wese, umwana wa Adamu wese, yacumuye kandi ko buri munyabyaha afite umwenda ukomeye imbere y'Imana yera. Umunyabyaha agomba gupfa maze akishyura igihembo cy'ibyaha bye ikuzimu iteka ryose. Umwenda w'ibyaha ni munini cyane kandi nta mirimo myiza wakora kugira ngo wishyure uwo mwenda imbere y'Imana. Igihano cy'ibyaha ni urupfu na kuzimu. Nicyo gituma imirimo idashobora kwishyura igihano cy'ibyaha. Reka tugerageze kubisobanura neza. Tekereza mfitiye umuntu umwenda munini cyane maze nkamusanga nkamubwira ngo ndabizi ko ngufitiye amafaranga menshi, ariko maze kunanirwa sinyishoboye kukwishyura mu buryo bw'amafaranga, ariko hari ubundi buryo nakwishyuramo. Uku niko nzabigenza. Buri munsi nzajya nkubura urugo rwawe, nzakomeza kubikora kugeza igihe nzakwishyurira umwenda wawe. Uwo muntu mfitiye ideni azakira gute icyo cyifuzo cyanjye? Ahari bizamurakaza cyane cyangwa nseke, ariko mu by'ukuri ntazemera igitekerezo cyanjye. Kuki uyu muntu atazemera icyifuzo cyanjye? Kuko bidashoboka ko nishyura umwenda munini mfite mu buryo bw'imirimo myiza. Uko niko nta n'umuntu n'umwe wabasha kwishyura umwenda w'ibyaha mu buryo bw'imirimo myiza. Ikintu kimwe gusa nicyo gishobora kwishyura igihano cy'ibyaha, si amafaranga cyangwa imirimo myiza, ahubwo ni urupfu. Igihano cy'ibyaha ni urupfu n'urubanza. Niyo mpamvu Imana itakuyeho icyaha cya Kayini na Abeli ishingiye ku mirimo myiza bakoze. Imana yagombaga gukuraho igihano cy'ibyaha byabo binyuze mu maraso y'igitambo. Umuziranenge agomba gupfa mu cyimbo cy'umunyabyaha. Kubabarirwa ibyaha ntibishingiye ku mugambi w'umuntu, ahubwo bishingiye ku mugambi w'Imana. Bishingiye ku gitambo. Igitambo kiri mu cyimbo cy'umuntu. Imana yakinguye umuryango w'imbabazi n'agakiza ku bana ba Adamu. Kera Imana yari yarategetse ko umunyabyaha wese agomba kuzana itungo ritagira inenge maze akaribaga akaritura Imana. Itungo ritariho agasembwa ryagombaga gupfa mu cyimbo cy'umunyabyaha. Kubera amaraso y'icyo gitambo, Imana yashoboraga kwihanganira urubyaro rwa Adamu kandi igapfuka ibyaha byabo mu gihe runaka. Ariko amaraso y'amatungo ntiyashoboraga gukuraho umwenda w'ibyaha by'umuntu kuko agaciro k'itungo katangana n'ak'umuntu. Nicyo gituma ibyanditswe bivuga ko ibitambo by'amatungo byari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, kuko bidashoboka ko amaraso y'amatungo akuraho ibyaha, nk'uko byanditswe mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 1 n'umurongo wa 4. Nuko rero ikintu cy'ingenzi cyo kuzirikana ku byerekeye ibitambo by'amatungo nuko byari ishusho y'umukiza
wagombaga kuza mu isi kwishyura umwenda w'ibyaha by'urubyaro rwa Adamu. Uyu mukiza Imana yasezeranye yagombaga gupfa, akabarizwa ibyaha by'abantu rimwe, umukiranutsi akabarizwa abakiranirwa, nk'uko byanditswe muri Petero wa mbere ibice 3:18. Nk'uko ibyanditswe mu butumwa bwiza nanone cyangwa se Injili bivuga ngo abahanuzi bose baramuhamije, bavuga yuko umwizera wese azabarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Aya magambo yanditse mu Byakozwe n'Intumwa ibice 10:43. Ariko umugambi w'agakiza kubo mu rubyaro rwa kera wabasabaga ibitambo by'amatungo. Nyamara Kayini yirengagije umugambi w'Imana. Kayini yanyuze mu nzira ye, yishyiriraho idini rye. Kayini niwe washinze idini rya mbere ry'ibinyoma. Yazanye imirimo ye myiza imbere y'Imana. Yatambiye Imana ibyo yari yahinze, ni ukuvuga umusaruro uturutse mu isi yavumwe kandi utari uw'amaraso. Mbese Imana yemeye icyo gitambo kitari icy'amaraso? Oya, Imana ntiyacyemeye. Naho Abeli yazaniye Imana umwana w'intama utagira inenge, arawubaga kugira ngo amaraso ameneke. Nyuma yaho yotsa icyo gitambo. Kubera icyo gitambo, Abeli yarasobanukiwe. Yamenye ko muri we yarakwiriye gupfa, ariko umwana w'intama utagira inenge agapfa mu cyimbo cye. Uko niko Abeli yahamije kwizera kwe, akemera ko hari umucunguzi wagombaga kuza mu isi agapfa mu cyimbo cy'abanyabyaha, akishyiraho igihano cy'ibyaha byabo. Twifuza gukora incamake y'inkuru y'uyu munsi, tubaza ikibazo cy'ingenzi cyane. Kuki Imana itemeye igitambo cya Kayini? Mbese Kayini yari umunyabyaha ruharwa kurusha Abeli? Ntabwo ariyo mpamvu. Bombi bari abanyabyaha. Bombi bazaniye Imana ibitambo. Kayini yari umunyedini. Ku ruhande rumwe, dushobora no kuvuga ko igitambo cya Kayini cyari cyubashywe cyane kurusha icy'Abeli. Imboga n'imbuto ni byiza cyane, ariko ntawakwishimira kureba umwana w'intama wakebwe kandi uva amaraso. Ariko icyaha ni ikintu kibi imbere y'Imana, kandi uburyo bwo kubabarirwa Imana yashyizeho buvuga ko amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Nicyo cyatumye Imana yanga Kayini, ikanga n'igitambo cye, kuko Kayini atubashye inzira y'ukuri y'Imana kandi y'agakiza. Ntawe ushobora kuza ku Mana atanyuze mu nzira y'ukuri yashyizweho n'Imana. Inzira y'Imana iratunganye kandi irahamye. Ni nk'imibare. Ku ishuri, iyo umwarimu abajije umunyeshuri ngo 2 guteranya 2 ni kangahe, igisubizo nyacyo ni kimwe gusa. 2 guteranya 2 ni 4. Umunyeshuri usubiza ko ari 3 aba yakisha. Usubiza 5 aba yakisha. Usubiza ko ari 4 n'igice nawe aba yakisha. 2 guteranya 2 bihwanye gusa na 4. Uko niko inzira y'ukuri kandi y'agakiza yashyizweho n'Imana imeze. Hariho Imana imwe gusa, n'inzira imwe abanyabyaha biyungamo n'Imana yera. Ni inzira y'igitambo gitunganye by'ukuri. Wowe unteze amatwi uyu munsi, waba uzi icyo Imana ivuga ku byerekeye igitambo cyera Imana yatanze gikuraho umwenda w'ibyaha burundu? Wari uzi ko Imana ubwayo yohereje umukiza ukomeye mu isi kugira ngo ubabarirwe ibyaha kandi ugire umutima utunganye imbere y'Imana? Mu masomo ari imbere tuziga ibyerekeye uwo mukiza mwiza. Ibyanditswe byera bivuga ngo, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Aya magambo yanditse mu Byakozwe n'Intumwa ibice 4:12. Inshuti yanjye, uyu munsi dusoreje hano. Imana nibishaka, ubutaha tuzarangiza inyigisho yacu ivuga kuri Kayini na Abeli. Imana iguhe umugisha, kandi ukomeze gutekereza ku itegeko ryayo ry'ibanze rivuga ngo amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Aya magambo yanditse mu Baheburayo ibice 9:22. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0712 Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0712 79 018.